itegeko rya kabiri, Imana yivugiye ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Ni ikosa rikomeye gufata Imana, gufata ababa mu ijuru, gufata Yesu ugakora ikintu cy'igipupe ngo urimo uramwigana. Igihe Abisiraheli Imana yabiyerekaga nta shusho babonye, niko Imana tuyibonera mu kwizera. Bibiliya iravuga ngo Kristo Yesu niwe shusho y'Imana itagize gute taboneka. Ariko abantu bafite amashusho, amwe bayise ya Bikira Mariya, ayandi mashusho bayise ya Yesu, ayandi bayise ya Yosefu na Gaburiyeli. Abantu bafite ibintu basenga. Reka ngere ikintu mbabwira, ngo iyo umuntu asenze ibishushanyo aba agaragaje yuko amategeko y'Imana atayashaka mu buzima bwe. Kimwe mu bintu amadini y'ibinyoma yakoze kugira ngo amategeko y'Imana atabona umwanya, bagiye gusenga ibigirwamana. Nshuti zanjye, gusenga ibishushanyo, iri tegeko ribuzanya gusenga amashusho n'ibindi bintu bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Nyamara Imana yavuze ko uko gusenga ari icyaha. Kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicishije bugufi uko umuntu yumva Imana, ibyo bintu ni icyaha. Barabanje baratujijisha, bafata abagabo bo muri za Amerika bakina amafilime b'ibisambo b'indaya, babakinisha amafilime, baravuga ngo ni filime yande ya Yesu. Baratugoronzora we, turazerekana. Umugabo bamutikura ukabona umuntu arimo ararira ngo Yesu, barimo baramukubita byahe, barimo barakubita umunyamerika. Baradukoroniza ku buryo abantu basigaye bagenda mu makofi yabo, uri mu modoka, imodoka yabo uraferi, ukajya kubona ukabona umuntu akuyemo agafata ati Yesu wanjye mba hafi. Waheye waheye. Mutekereza ko mu gihe cya Yesu ishapure yari iriho? Ntayo. Intumwa zarinze zipfa ishapure idahari. Mariya yari umubyeyi usanzwe, bamwubahiraga yuko yabyaye umukiza. Ariko Bibiliya itwereka ko ku munsi wa Pentekosti Mariya nawe yari ari mu bandi basengaga ngo Imana ibavubire imbaraga ya mwuka, kuko nawe yari umunyantege nke nk'abandi. Byarangiye abaye Imana ate? Byarangiye asenzwe ate? Imana ariko ni umuhanga. Imana yabonye Mose namara gupfa Abisiraheli bakabura inzira kubera ko bamukundaga cyane, bazataburura umurambo wa Mose bakawubaza inzira. Imana izamukana Mose na Yosuwa. Yosuwa amanuka umusozi, Mose apfira ku musozi hejuru. Bibiliya iravuga ngo Imana iramushyingura, abantu bahiga igituro cye bagira gute? Barakibura. Mu gitabo cya Yuda, ijambo ry'Imana ku murongo wa 9 hatubwira ko Yesu Kristo yashwanye na Satani bapfa umurambo wande, kubera ko gushyingurwa neza, umuntu ashyingurwa neza ryari? Ntabwo biterwa n'irimbi washyinguwemo, ntibiterwa n'amagambo bavugiye ku irimbi, ntibiterwa na korteje nini yari iri inyuma yawe. Ugomba gushyingurwa ukava mu buzima Yesu azahuri ku buryo ashobora kuburanira igituro cyawe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo umuntu yapfuye biba birangiye. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo icyo Imana yakoze kuri Mose ni nacyo yakoze kuri Mariya. Imana arabibonaga ko igihe kizagera abantu bagatangira kumwita ambasaderi w'isi n'ijuru, umwamikazi w'isi n'ijuru, ndetse bagatangira kuvuga ko mbere y'uko Imana igira abantu mu bitekerezo, Bikira Mariya ari we yari igize gute? Yari ifite mu bitekerezo. Imana imaze kubona ibyo, n'uyu munsi wa none igituro cya Mariya cyarabuze. Cyarabuze. Abahanga mu kwesikoroka bahita bavuga ngo ubwo rero ubwo cyabuze yagiye mu ijuru. Hoya. Imana yanze ko abantu bazafata nk'uko bafata urupfu rwa Yesu n'umuzuko we, niko byari kuzarangira urupfu n'umuzuko bya Mariya nabyo bimizi bya Yesu. Nshuti zanjye,
iri ni itegeko ritubuza ibishushanyo. Icyo waba ugendereye cyose ntabwo ukwiye gufata Imana ugiye gusenga ngo ugire ikintu gifatika wifashisha. N'uburyo bw'abapagani.